Nsabi ako kantu karahari hari urukundo ruhari. Nsabi ni umuhungu mwiza nta kibazo. Aho kuki mutadusumiranye na Nsabi? Hako ni gute mutazanye? Ntago twabitekerejeho wowe. Nahoze nkunda Shadyboo mbere ndi umwana nyine nakundaga cyane cyane imyambarire ye nkabona nyine ni iherori waba warigeze gukina muri filime ikakugora. Waba uri umusore cyangwa inkumi witegura kurushinga, waba ufite isabukuru cyangwa ibindi birori hamwe n'inshuti zawe cyangwa umuryango wawe ukaba ugishidikanya aho wabakirira, wivunika. Botanica Event igufitiye ibisubizo. Tubafitiye ubusitani bubereye ijisho kandi bwisanzuye bihagije kuri wowe ufite ibirori nk'ubukwe, inama za anniversaire, engagement, bridal shower n'ibindi birori bitandukanye. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali ku Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube. Ugikata werekeza kuri Burarirwa ku muhanda keke 515. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri izo nimero cyangwa ukatwandikira kuri iyo email ubona kuri screen yawe. Ibihe byiza cyane kuri mwese budukurikiye, mwese bukurikira Rose TV show. Amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese aho muherereye hose. Bayikaze muri iki kiganiro. Nkuko bisanzwe rero akenshi mu kiganiro ntago mba ndi jyenyine, mba ndi kumwe n'umuntu tuba turi buganire. Uyu munsi umuntu turi kumwe ntago ari ubwa mbere tujye kuganira. Tumaze iminsi nk'amezi nkangahe tuganiriye, ariko uyu munsi ari indi mpamvu ikomeye yatujye twongera kumugarura. Umukobwa mwiza, Sualla. Ngo ikaze. Ikaze cyane. Wambaye neza, urasa neza. Akuse. Ayonye. N'ibintu n'ibiki? Rero uwo muntu wanyambitse bamwita Murinyo design, akorera mu mujyi mu isoko rya Nyarugenge muri fro ya mbere. Umuryango niho nari kwibuka neza, ariko abantu benshi baramuzi ukihagera ukavuga ngo Murinyo n'indi bahita bamukurangira. Abantu bose bamu ewanje baramuzi, agira imyenda myiza cyane. Wambaye wari sara berewe, wambaye neza cyane. Nyine uri umustar. Nagira mutera isoni. Uri kuneza. Nakubwiye na mbere na nyuma ya kamera. Sibyo? Na mbere ko dutangira ikiganiro. Urasa neza cyane. Nkunda nyine ko uba wabyitayeho. Urakoze. Hari igihe utumira umuntu. Nawe urasa neza cyane. Urakoze cyane. Ambatontive classic. Thank you. Nanjye abantu banyambitse bitwa Sublime. Ndabazi. Urabazi bakorera mu mujyi muri chic. Muzabangane n'abana beza cyane kandi bagira imyenda myiza cyane. Umva dutangire mu kwamamaza. Ariko dutangire mu kwamamaza, ariko kandi twagombaga kubivuga koko iyo umuntu asa neza nyine biba bigaragara, kandi iyo umuntu yashyize imbaraga mu kintu ni ngombwa kubimubwira kuko nyine uba wagishyizemo. Sibyo? Sualla. None se kugira ngo mbere kwenda ninja nakubwo twanakinjiyemo. Sibyo? Ako se twanze twibwira abantu neza wenda abantu batakuzi se cyangwa twabibwira. Amazina yanjye y'ababyeyi ni Rafasha Sandrine de Ponce, hanyuma ay'akazi ayo namenyekanyeho cyane ni Sualla, Isimbi, Shenge. Ubwo ni amafilime ngenda nyinamo bitewe n'ahantu umuntu ansayije. umwe yaba nzi mu mugabo wanjye, undi nzi mu ntambara y'ubuzima, ni nayo ndi kugaragaramo cyane, ni nayo nshaka abantu mugende muri filime nziza si yanjye ariko uburyo nyamamaza ajya ni yanjye. Intambara y'ubuzima. Yes, ni filime nziza ifite ubutumwa bana yanjye. Nimba abantu bakunda filime z'inyarwanda ukaba utareba intambara y'ubuzima, harimo ikibazo. Umuntu yaracikanye. Hakabamo niyo bita niyanjye, ibaze ko mbona ibaze kubera ku y'abandi. Indi iyo yanjye yitwa Mara series, inamo nitwa Mara. Abantu rero banditse ku mazina menshi atandukanye, ndi gukina mu mafilime 5 yose n'uva nyavuzemo. N'inzira y'umusaraba.
inzira y'umusaraba, umugabo wanjye, intambara y'ubuzima, mara kumwe n'inkovu. Yego. Kandi ni filime zose nziza ziri kubica bigacika. Ziri kubica bigacika. Icyo kintu kiri mu bibazo wumve ko mfite byo kukubaza muri aka kanya. Ayeyeye. Ariko mbere ko ninjira muri izo z'amafilme ndashaka kubanza umbwire yego murinyo yakwambitse ariko n'ubundi inshuro nyinshi uba wambaye neza ubusa neza cyane. Ni ikihe kintu nyine ugenderaho ujye guhitamo imyenda uri bwambara? Biterwa n'ahantu ngiye kuko hari igihe mba mvuga ngo wenda n'urugero ngiye guciringa n'abashuti banjye wenda turasohotse nambara nyine ibintu bigendanye n'aho hantu ngiye. Nimba ngiye ku babyeyi nkamenya icyo ndi bwambare. Mbara umbwire ku babyeyi ikintu wambara. Birangora. Birangora n'abantu benshi bajya bakunda kumbwira nyine kunuka ngo nambara ubusangiye ibiki ariko ngendera ikintu kimbereye numva nyuzwe nacyo kucyambara kuruta uko abantu bavuga kuko abo bantu si njyewe nawe bari muri njyewe nabo bakora ibintu byinshi kandi nta muntu uzanga aba judging ahubwo wenda ngiye kuko baba bambona kenshi bigasangwa naranabigerageje ariko byaranze. Wigeze gushaka kumvira abantu ngo nambare nyine uko babishaka mbeho uko babishaka ngo ariko nyine uwo muntu si njyewe. Mbega biterwa n'ahantu ugiye n'impamvu n'iki. Ubwo rero mwabyumvise nk'abantu bavuga ngo mwene ubwo yambara abantu no kubwira ngo wambara ubusa ngo ego bakabikwandikira muri ntuza cyangwa ni mu makomanteri kandi noneho bakirengagiza ko ari filime muri iyo role ariko mfite kuko nko mu ntambara y'ubuzima mba ndi umwana warenganye nambara imyenda miremire cyane ubu hantu igeze nyine mba ndi kurenga nyine hari ubuzima uba ubamo ukagendana n'imyambaro y'abantu bari muri ubwo buzima aho nyine ndambara nkikwiza ibintu bikagenda neza nk'uko bishaka. Ariko hari nka filime already bandi umwana wo mu bakire wananiranye ntago ndi bujye kwambara rumbiya kandi umwana wo bakire kandi warananiranye. Ngomba kwambara bitewe na character ndimo ako kanya. Yego. None se ibaza ko nabo mparago umuntu ashaka kugutuka akagutukira n'imyambarire wagize muri filime kandi nyine ari guterwa na role. Yego. Nyine hari abantu babifata nkaho atari filime babifata nk'ubuzima bwa nyabwo. Noneho uwo muntu rero arijyaza no muri inbox yanjye. Oya. Yego. Akavuga ngo ndakwanga shaho uzengereje iribagiza. Yakunze koko yishyize ku mutima. Ayo nkavuga mwasoma nk'iceceke. Kuvuga uti umuntu ntabwo nza kumukira. Urumva nyine ariko nibyo nanone babyerekana yuko character baguhaye mu gukina nyine kuko yafashe ubwo wakinnye neza nyine nimba byatumye n'umuntu ari buze kuza kukurakarira bikagera kuri urwo rwego kuko baryo bashaka kwiguha nyine ntibi kandi n'abantu babibona nyine babifata nk'ibintu biraho ariko iyo umuntu yateye komanteri akavuga ko kwanga nyine ngo wenda hari ibyo atishimiye nuko nyine already uba wamaze gukora n'ubundi byo ushaka abantu batishimiye genza hariya nimba ari ukuvuga ngo nje kurakaza abantu ndabarakaza ubuje kubarakaza nyine nta bintu byinshi kandi ngira umugani utabarakaje ntago filime yakundwa kuko hagomba kubaho n'urugero nimba ndi gukina ndi umwana mwiza urengana hagomba kuba ugomba kumbangamira kugira ngo ya marangamutima abantu bagira bayagaragaza. Okay. Aha. Ngayo ngukorera. None se Sualla wa mugani mu minsi yashere turahirukana nabibwiye abantu dutangira mbabwira yuko atari ubwa mbere tuganiriye hashize amezi make tuganiriye. Ariko nyuma ndimo ndakubona mu mafilme menshi cyane. Nawe umaze kubivuga kuri gukina muri filme 5 kandi zose ziri zirimo ziri hejuru cyane kandi ni kuvuga ngo umuntu ngira ngo umuntu wese ufite filme nziza igezweho agomba kukuzana urimo uragomba kuburimo uriye umuntu wakoze iki nirihe banga waje mibazo byinshi ibanga no kutica gahunda kuba uri umuntu nyine ugendera ku murongo ufite discipline y'ubuzima
ni ukumenya nyine ko akazi k'abandi ari akazi nyine ugomba kukubahiriza. Icyo ni icya mbere, disipurine. Icya kabiri, kuba ushobotse. Icya gatatu, kuba ushoboye. Okay. Urumva umwana hano ufite disipurine no kubahiriza igihe, icyo cyose waranagihagararaho. Niyo twapanze gahunda, niyabona yuko ari butinde arakumenyeshaho mbere nyine ku buryo utari buze kuza kwica gahunda zawe. Tukabira ni karita iteye ubwoba. Sirtu ku bantu baba staff, kuko ubundi bimenyerewe yuko niba mwavuganye saa 8 ari kugera saa 12. Umva bega rwose. Rero kubahiriza igihe kuriya biraryoshye cyane. Nyine ni karite nibwira kwa mugani umuntu ari wese ashaka kugura. Wow. Aha, no kubushobotse. Ubwo kushobotse bivuga kubushobotse nyine utari wa muntu ugorana cyane ngo n'urugero uburi kuri set wenda bateguye ibyo kurya. Ako ni aka example gato nanze, ariko nyine harimo n'ibindi byinshi kandi binini. Bakategura ibyo kurya wenda n'urugero bateguye imvange gusa, kandi urayirya bati ngiye ninabona inkoko wenda kuko ndi umusitari ntabwo ndi burye. Bibaho kuki Rezo stari muri inkoko gusa bati n'urugero nyine, ariko bibaho umuntu cyangwa ugasanga ari kwirwa ashwana n'abandi bakinnyi kuri seti. Nyine ni wa muntu uhora ateza ibibazo abandi. Wenda ari umwana mubi agira amatiku ateranya, ari wa muntu nyine simbizi, kandi abantu barahari. Kandi babaho byo ariko nimba uzi ugakora akazi kawe nyine neza kakuzanye, kirinda kujya mu bitakureba, nabyo biba byiza. Hanyuma uti kandi ko ushoboye. Ese sibyo ako kantu ngomeze gute? Ako kantu ngomeze gute sana? Ariko ni kubushoboye nyine ufite iyo mpano. Wow. Umva ndakwishimiye cyane ukuntu urimo uratera imbere. Ndakubwiye ngo ntabwo ushobora kujya kuri social media nimwe muri uru Rwanda muri iyi minsi usangeho Sualla. Mba narakoze. None nanjye biranshimisha iyo ndi kubona ko ndi gukora ibi ni ibintu nahoze nifuza kuva kera. Mvuga ngomba gukora. Kubera ko nyine nakubwiye ko nabuze data wanjye mu kiganiro cy'ubushize. So rero nekereza ko ntabwo nshaka ko azimira. Kutazimira rero nuko ngiye ndiho kandi mbayeho neza. Icyubahiro cy'umuryango ninjye njye nafite yabyaye, nkamuhesha ishema n'ahantu ari, tukabona ko umukobwa we akora. Wewe wari utangiye kuzana ibintu by'amarangamutima kundiza. Ntabwo nyine hari igihe akantu kaza gatunguranye nyine. Yego. Nk'ako kantu hari igihe gahita gatuma hari uwundi mwana ukanguka w'umukobwa cyangwa w'umuhungu uri muri teza imbere, uri muri Rwanda, muri iyi minsi akavuga ati harya koko wa mugani. Hari ukuntu umuntu aba azi ngo hariho ubuzima bubi, ariko agasanga ari kwiyahuza ibiyobyabwenge, ari kunywa amayoga, ibiyobyabwenge nyine ari kubyata kubera ibibazo byinshi. Kandi ibyo gukora icyo kintu uri kwiyangiza mu buryo butatu. Uburyo buri physically, uruhu rwawe rurapfa, rusaze, rumere nabi, n'uburyo bw'imbere mu mutima nyine muri roho yawe nyine ukumva utameze neza, ukarwara izo depression. Hanyuma ukabaho nyine utishimiye ubuzima, kandi n'ubundi ibyo bintu nta kintu biri bugabanukeho. Ariko ni wihangana nubona wenda urakeneye, uri mu bibazo bitandukanye, uri imfubyi, nyine ubayeho ubuzima butari bwiza. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni ugukora. Kuko buriya nudakora ugaheranwa n'agahinda no kujya muri ibyo bintu, uzarinda usaza ufite ako gahinda. Ntabwo kazashira, ahubwo kaziyongera. Usange uriyahuye, usange nyine ntabwo wishimiye ubuzima kubera ko waheranywe n'agahinda, uriyibagirwa, kandi ako gahinda ko nta mawe kagufitiye. Uko byagenda kose nyine ahubwo kariyongera kurushaho, ariho
umuntu atangira gutekereza kwiyahura, umuntu atangira gutekereza gukora ibikorwa bibi nyine. Iyo umaze kwiyanga n'abandi bantu urabanga, wowe ugatangira kumva ahubwo waba umugome, waba umurozi, wagira ibiki bitewe n'ibyo bintu. Kandi banga nk'umwana ukiri hasi uri guca mu bintu yakaba yafakasinga nyine ku gukora kurenza ibindi bintu, kugira intego nyine mu buzima bwe. Kuba ati nimba mu rugero narakuze mu rugo turya rimwe, ngomba kubaho byibuza mu minsi iri imbere, ngomba kubaho ndya gatatu kandi ni icyo nshaka, ukabiharanira. Buriya ikintu dushaka mu buzima kiba gihari, icyo umuntu ashyira mu bwenge bwe akagishyiramo, uko yagishatse niko kigenda, ahubwo iryo banga naryo tuzi. Kandi nicyo kintu cya mbere, icyo umuntu atekereza akavuga ati ngiye kugikorera, kandi bitangira ntago naba nshaje n'urugero, ndavuga wenda gusaza uri mu myaka 50 ingahe, utangiye gutekereza ibyo bintu ngo bizabishyire mu bikorwa bikunde, no bihera mu buto, ufite yanuze ya ntego yawe ukayishyira mu mutwe, nibwo rero ushobora kujya kuri cya kintu. Ariko iyo ukuzemo biragorana, kuko hari aho uba utabona akazi, hari aho biba bitagenda neza nk'uko abishatse. Ariko nk'umwana uri mu myaka iyo ari yo yose, ugomba kuba ufite intego byibura mu buzima bwawe, ukavuga ati ndi mu buzima butari bwiza aka kanya, ariko ubwo buzima nabuhindura, kuko birashoboka. Birashoboka muri iki gihe Sualla cyane. Njye nanjye nakira ko byarashobotse. Nibyo sheri, nibyo byarashobotse. Ndareba se guteye isoni, byarashobotse nyine, ntago byashobotse nk'uko ubyifuza wenda cyane, ntabwo n'inzozi mfite, ntago nyine ndi kuzibamo, ariko nzi neza ko zizabamo, kuko hari aho navuye, hari aho ngeze, hari n'inzozi zawe uri mubamo muri za zindi za kera. Muri za yego, wenda ni kwa kundi nyine umuntu ahora arota, ntabwo birangira, n'ibyo ngibyo utekereza kandi uko rose birarimeka, nabwo n'ubizahora utekereza ibindi. Kwizera ni ikintu gikomeye abantu badaha agaciro, kandi ikintu umuntu yizeye afite intego agakora kigerwaho. Ni ibintu mana yanjye, icyizere sinzi ukuntu nakivugamo. Icyizere kirarema. Ariko nimba umuntu ucika intege mu buzima, ahora arafiyaringa mu buzima bwe bwose. Ariko buri icyizere ufite intego no gusenga ni ibintu byikora, birikora. Sualla, hari umuntu ushaka guhita avuga ati cyo, ati urumva birwa gushenja kwambara ubusa, uri umustar, bakubonye aha, wahostinze wenda, bakubonye muri filime zitandukanye, bakubonye mbega mu bintu byinshi. Abantu iyo uri umustar nyine uboneka mu bintu byinshi cyane bitandukanye. Hari n'ukuntu abantu babafata bakumva yuko muri nk'abantu badasenga, uvuzemo ako kantu ko gusenga nabo muse mbizana, avuga ati burasubira nawe arasenga. Hari ukuntu nyine gusenga hariho abantu bameze nk'aho babihaye icyiciro kimwe cy'abantu, ukagira ngo hari ikindi mbega nk'icyo ngicyo cy'abasitari by'umwihariko, akakubona nawe yambariye nk'uku nguku, cyangwa se nk'uku nguku ujya wambaye tukira, akavuga ati uriya ntazi Imana, agahita agucira imanza. N'icyo wabivugaho? Ikintu nabivugaho, ahubwo abo ngabo bazumirwa nimba atanga mu ijuru. Rero ari ibintu abantu twitiranya, ugasanga umuntu aho kubaho yiyitaho, ari gufata umwanya muremure cyane wo kwita kuri Sualla. Urumva ni ibintu nyine bitari byiza, kandi kugira ngo utere imbere nuko ngiye nkunda kumva buri ibyegeranyo, cyane cyane ibya mwana afunze nandira ndamwibagiwe n'umugabo Gentil Gedeon, cyangwa ntabwo ari we washaka kuvuga? Ntabwo uriya w'umwisilamu. Umuyisilamu ikora ibyegeranyo, bamwita Ndera. Buriya ufunguye YouTube yanjye ahita azama wa mbere, ari mu busacinga cyane. Nibagiwe akazina ke umwamamariza, ariko ubwo nimba ari umuyisilamu ni ndetse mukagira Imana, njyewe ikibazo ntabwo nzama madini yawe. Kamusacingi gato muhe n'abantu bagiye, ntabwo nakundaga ibyegeranyo nanjye cyane, ariko hari ukuntu bifasha. Nibyo, hari ibintu bituma, kubera ko
bari abantu babasacinze babakoze research mu bintu byinshi cyane. Muri iyi minsi kubera ibintu mazemo ndi kure atari binuze ndabona ari gutinda kuzamo. Umuyisilamu se mana yanjye n'indi ukora ibyegeranyo bamwita ngukira afite channel yitwa nguki nashane ntabwibuka ntabwo ndi kwibuka kandi nibyo bintu ubundi nibukaga mbere unibiza kuzuraza nibiza kuzandaza kumubabwira uri gukora ibiganiro vuga ngo bijyahindura ubuzima dashim dashim wow okay nari namwibagiwe narijye urumva ntabwo nibwiraga ko dash rero afite ukuntu akora ibintu nyine byahindura ubuzima bw'umuntu pe wamukurikiranye guhera ku biganiro bye bya mbere kugeza ku bindi ntabwo buri kintu ukuramo noneho hari ikintu cy'ubwenge nabonye yavuze hari ukuntu buri muntu wese Imana imurema yamuremeye impano ye ariko hari ahantu tutazi kureba impano zacu umuntu akagenda apfa atazi ko agira impano kandi ayifite ataranayibyaje umusaruro ugasanga duhora tuba nyine turi abafana b'abandi kandi nabo hari igihe batubera abafana ahubwo ntabwo tuzi ngo impano yacu ni iyihe rero ibintu bibitera ni bya bintu byo kwita ku buzima bw'abandi cyane kwita ku muntu nyine cyane utabanje kugira ute kwirebaho ngo umenye ngo umwanya ntakagiye kuvuga gutera komantere ku muntu mbi cyangwa se nasenya ahubwo ni igiki ngiye nakora nyine cyangirira akamaro rero nibyo navugaga rero njye ndasenga cyane pe ariko ninjya gusenga ntabwo nzaza hariya ndanafasha ariko ntabwo nzaza hariya ngo njyane kamera ngo muze ngo byase n'ibiki umuntu ufite umutima ufasha arafasha nyine cyangwa se akanasenga atavuze ngo abantu bamurebereho ngenda senga pe hari n'abandi bantu benshi baba basenga ariko batazaza ngo bavuge ngo ndasenga muri icyo ni ikintu hari umubano mba mfitanye n'Imana utagomba kwivangwamo n'abandi bantu kuko n'igihe cyo kubazwa nzabazwa njyenyine abandi badahari niyo mpamvu ibyo ngomba gukora mu mbeke ibyo ndimo ndabizi afitanye umubano n'Imana abo baca imanza ubwo nibo twe turimo ko niba Sualla bari barabwira yego ariko ubundi nta mpamvu yo kurirwa ducira abantu imanza cyane cyane yuko nyine nukuri hari umucamanza usumba byose niwe uzi ibiri mu mitima yacu kandi nibyo by'ingenzi ibindi nibyo tuba turi kwivugira gusa biri aho ngaho hanyuma rero Sualla ejo bundi arasetse ejo ariko se ko habaye ibintu byinshi cyane ejo bundi habaye ibintu byinshi cyane undahera ku yihe reka mbere kuri iriya competition yabanje iyo umenya nta bintu byinshi cyane numva nyibukaho wenda ariko nacyo nayo yari competition y'amarushanwa y'ibintu by'ubwiza mbabari rubanza umbwire nubwo nta bintu byinshi cyane wenda dushaka kubivugaho ariko wenda tubivugeho iyo wibonye mwari abakobwa bangahe muri muhatana 10 uwo nzimo ni wowe na Shadyboo na Vanessa na Kadete na Nene na Nene na Angebe abandi bo hari abo tuba tutaziranye yego ndajya nkubwire ukibona kuri urwo rutonde ubona nyine ugiye ku rutonde rw'abakobwa beza mu gihugu mbona umbwire nese so wowe bari ibintu bimeze bite birarenze mani sibyo biba birenze ko ntabwo nabitekerezaga no kuba abantu banoranya mu bandi bantu ndi gukora nyine biri kuza n'abasereri mu bantu akakara uri kumva so nibonye ndavuga wow biri kugenda biza kuba abantu babasha kugutekereza nuko babona ko wiyitaho umeze neza nyine uri gukora kuko hari ukuntu ushobora kuba uri na myiza na benshi beza abantu turusha ubwiza tugiye tureka gukabya batabashije kugera muri batabaye abantu mini ko ntago bazwi cyangwa se barazwi ariko ku bikorwa bitari byiza cyangwa se
hakabamo imbogamizi nyinshi rero iyo ugize chance ukaza muri aba bantu ko hari ikintu baba bakubonamo rero ndavuga kamameze nkore bizaza n'ibindi mbese ugiye wibonye waravuze uti byaranshimishije kuko nakubeshye nahoze nkunda Shadyboo mbere ndi umwana nyine nakundaga cyane cyane imyambarire ye nkabona nyine yambara neza pe n'umukobwa wiyitaho nkabikunda ni mwiza n'ubushize nabonaga sinakubwiye ngo ngiye mbona mujya gusa abantu bajya babimbwira nabonaga mujya gusa mva saba abana no kuvuga hari igihe sibyo abantu bajya babimbwira noneho Ange be nawe we no muri famiye ariko hari ukuntu abantu bo muri famiye muba mubonana nyine ko turi mwana ari hejuru nyine yambara neza yitaho naho ukamureka ko nubwo uri umufamiliye ariko urarenze uri kumva so kuba narisanze rero ndi kumwe nabo byaranshimishije utangiye kosa iminsi iri imbere ni East Africa keep shining ndakwishimiye thank you okay byaranshimishije rero nubwo ntago nabashije kwegukana igikombe ariko byibuza byanyeretse ko birimo biraza Shadyboo ko yaracyegukanye byo nta n'undi wari kucyegukana pe nawe yose nawe wari wize ndagukosora oya none se yaravuze ngo bari abana bose ngo nabiga n'iki yaravuze ngo nyine twese tuje vuba kandi ntabwo yabeshye kuko ngiye muzi nawe ndi umwana niga ameze neza kumva ibintu byo kuza ngo mugiye kumurusha ntabwo ibyo bintu bikunda rero kandi pe tuvugisha ukuri yarakoze igihe kinini yarakoze kandi ni myiza aracyitaho ubuse ubwo koko burya tujye niyo atari kuvuga wenda ngo undi muntu ngo aramurenze kuki ariko turebye mu bakobwa bakoze igihe kinini kandi bagikomeje gukora bakiyitaho arimo yaragikwiriye pe yaragikwiriye wow Imana ishimwe burya abantu bajyana nko muri competition runaka ugasanga nyine birangiye umuntu avuga banyibye ninjye bagombaga kwitwara ariko iyo mwumva nyine koko kwibyabaye ariko byagombaga kugenda biraryoshye birashimishije ni ukuvuga ari amarushanwa wenda ku bantu batari bayazi yari amarushanwa ajyanye n'ibintu by'ubwiza donc byarikora umukobwa wiyitaho ego wow urumva ko kwisuzugura bitari byo abantu bakwiriye kwiyitaho ego cyane bisiga bitanga amafaranga akoze kukwishyura kubera kuri wiyita nyine kubera kuri mwiza biba biryoshye noneho si ibyo icyiza twakuyemo ni ukumenya noneho ubutaha ukuntu bimeze kuko sinkubeshye byagenze neza ikindi badukorera ibigendanye n'ubwiza wenda ntabwo nkunda kujya kubikoresha kubera kubura umwanya ariko abantu bose bari nomine batwemeye gukorerwa n'ubwiza na diva igihe kingana iki igihe kingana n'umwaka wow ku buntu ubwo baragusokoresha bakagusiga ama make up n'ibiki byose ego ku buntu wow n'inzara n'ama eyelashes wenda njye nawe nzikunda ariko ibindi byose babidukorera ku buntu ibintu bigendanye n'ubwiza bwose ni ukureka mubwire umuntu ashiritse ubute wa mugani ibintu byose bishobora kumutunga cyane ego buriya hanzeho nk'abakobwa beza baba batunzwe n'amafoto hari ukuntu ngo amafoto yishyura simbizi nabyumvise ejo uri kumva abantu nyine akaba avuga ati ngewe ngomba kwitaho nkahora muri photoshoot n'ibiki amafoto yanjye akajyanwa ahantu runaka abantu bakajya bayishyura nkabona amafaranga ubwiza bwanjye bugacuruza basanga hari umukobwa rwose ari photogenique ariko ntago ibyo abizi ntabwo azi ko ashobora gukora amafaranga yicariye
nako ngako ko kuba nyine no kuvuga ngo ubwiza nyine gushaka kwishyura nabyo ntabwo twe dusanzwe tubizi bitari byo kuba ngo namarushanwa ya Miss Rwanda namarushanwa ya Miss What ariko urumva noneho urubanye n'ibindi bigo bikora ibyo bintu by'ubwiza izo company zikora ibintu by'ubwiza niba zaratangiye kwinjiramo mu kwishyura abakobwa basa neza bitayeho hano gukorera amafaranga y'ishara hari cyane ejo bundi rero nanone ubwo iyo Diva Award siko ivuyeho mu minota ingahe ubu nanone bisanze muri iri yitwa Masharika yego Masharika Film Festival yego ugira gutya ubuserutse mu myambarire idasanzwe yego userukana n'icyamamare Nsabi aho kuki mutadusumiranye na Nsabi hako ni gute mutazanye ntago twabitekerejeho wowe ugomba kuzazana sibyo nukuri ubuserukanye na Nsabi abantu bati none se Nsabi na Sualla barakundana muri group ayo makuru ari mu Rwanda harasetse ndahera kuri icyo kibazo ikintu kinsekeje ni ukuntu aribwo bwa mbere narimuye oya ntabwo aribwo bwa mbere twari duhuye ahubwo ni nk'ubwa kabiri narimuye na Nsabi nibwo bwa mbere navuga ngo twari duhuye turaganira nta nubwo twari tuziranye oya ni ukuri ariko uburyo abantu babigize ubukwe nibyo bisekeje urabaga bivuze Sualla ndarengana none se ko mwaserukanye nka couple mwaserukanye nk'abantu urabona kuri muri mufatanye na abanyarwanda utabareganyije dukwiye gutekereza iki rero twebwe kuko twari abanomine benshi kandi baravuga ati reka dufate umuhungu n'umukobwa bajye bazana umuhungu n'umukobwa bazane baradupanga njye na Nsabi turabaka nta kibazo noneho ubwo turavugana ngewe nawe ni igiki twakora nyine kugira ngo tujyanishe ubwo turi guca credit carpet ibyo twabiganiriyeho kandi bigenda neza nk'uko twabishakaga ariko by'urukundo ntabyo nabyo iketse ubwo ni biza ariko nabihari Sualla we aho harimo message oya n'icyo tugomba kubatira ibintu byose mu isi birashoboka wabyumva ndikugira gukora abana mu rukabagabo Nsabi ako kantu karahari hari urukundo ruhari nta rukundo ruhari nta rukundo rurimo abisabye byavamo ni type yawe ni umuntu wavamo arankubita Sualla ntago wapi nta kintu mbivuze ndifashe nyamara rero reka nkubwire Sualla ejo bundi ibyo bintu byose biragenda bihurirana ariko twari ibintu byinshi arimo kubahuza bumo na Nsabi kuri anniversaire yawe nakundaza kukagarukaho Nsabi mbe muretse Nsabi ubwo abanyarwanda mwibaze ibyo bibazo Sualla duhakaniye nta rukundo barimo nibwo bwa mbere bari bahuye n'ubwa kabiri ubwa mbere twahuriye kuri zacu iri mu bigendanye na none ariko urumva ntabwo twaganiriye kuko n'ubwa mbere twe duhuye hariho nyine twaraganiriye turanabonana urumva twaraserukanye rero ntabwo ngewe nawe twari dusanzwe tuziranye abanyarwanda batabyumva nabi ariko binabaye nta kintu Nsabi ni umuhungu mwiza nta kibazo biranashoboka ntawamenya ariko nabihari aka kanya ubu ngubu ntibasubijwe barasubijwe bakwimwara ko mbona ahindutse mpindutse murabona ameze ate murabona urabona umuntu kera tukiri abana yabaga bari baragushinja nk'agahungu ko muri quartier kandi udashaka kandi wenda harimo nk'akantu gato ariko umva udashaka ko abantu bagomba kumenya icyo kintu wahita mwimbeshyera nyine ku buryo wanarira none Sualla wanjye nawe nuko mwana wa ndakuretse ntabwo nagera ku gikuba mbabaye ntibanyumvira ni akantu karimo ndavuze birashoboka ariko aka kanya
akanya ntabihari nta nubwo ari wowe waguhaye ya modoka oya bavuze ko ngora umukunzi wawe yaguhaye kuri anniversaire yawe ntago ari we abari baritangiye kubihuza ndi kugendera ku makuru amakuru yose ndayafite ujye ugira ngo batangiye no kubihuza nta makuru menshi ngo mafite muri iyi mihanda batangiye kubihuza ati kumbe niyo mpamvu yamuhishe byandi by'abasitari bakundana nyine mugahita mubihisha mukabigira umuhungu wanjye na shani bagira ikibazo rwose ntabwo ari we ntabwo ari we pe uzi ko ari guseka kwa shango byemere kandi atari byo ndabona reba ukuntu ugiye uri kubihakana utabikomeje nkabona nyine nibyo birimo biransetsa mana yanjye uragira ngo bikomeze gute ntabwo ari byo ntabwo ari byo ntabwo birashoboka ariko yanayigura dansi ko nawe yari umukire si ibyo mbese ubu turafata iki yuko atari we ntabwo ari we ntabwo ari we icyo ngicyo kibaye clear nari mfite amatsiko kubimenya kubera kugira ngo mbarize n'abantu nyine muri rusange muba mufite abantu benshi babakunda yaba ari ufite abantu benshi cyane bagukunda yaba ari Nsabi afite abantu benshi cyane bamukunda urumva rero nyine baba bakeneye kumenya uribaza nyine wese babona buriya iyo zareba iyo habayeho nka couple abantu bomba ari abastar kumenya nyine bira hari n'ukuntu abantu bishima noneho ikintu cyanangaje ni izo commentaire z'abo bantu agira ngo basanzwe bafite ahandi hantu bambonana nawe nawe wabibonye hari ibyo nawe nyine ndavuga utoke ndumirwa wabimubwiye ntabwo ugeze umubwira uti se wabonye ko haniye hanze aha oya ahubwo niwe wabimbwiye atuzi ko mbanza twatwitse ati bata ati twahatwitse bagize ngo ibintu byaje gucamo urumva nyine iyo tubonye twebwe urumva ariko wanabumva kubera ko tutari tuzi ukuntu nyine icyagendeyeho bahitamo ngo kana kabaze kuza kwinjirana n'impamvu umuntu atinjiye ari wenyine urumva nyine wahitaga ushaka kumva ko wenda hashobora kuba hari impamvu wenda yindi ari bo babipanze ngo binjirane ntabwo ariko byari bimeze none se iriya myenda wari wambaye reka ngaruke ku myenda tujure imyenda na Sualla imyenda iriya myenda wayihisemo mu by'ukuri ugendeye kuki zirasinshabure ziya kumera ngiye igitekerezo cyavuye kuri Ndabaga hanyuma ntabwo twari kubona ngimo ibiki muri gitekerezo nabisanishe kuko Ndabaga na Wakanda ira filme ya Wakanda Forever bifitanye n'udusano kuko ni ibintu bya Kinyafrika b'abanyafrika ibintu byinshi bifitanye isano mu myambarire ndabihuza hakaba hari undi mukobwa w'umumodo wanjye wenda gukurikirana ndayareba byose ndabihuza ndamubwira no murinyo designer ndodera unyambika ndamubwira mfite ba murinyo babiri banyambika ibaze kugira ngo iyo ibaze nyine ngo bombi bahuri umwe ukeneye cyane cyane amakanzu yo mu bukwe ni amakanzu meza cyane uramureba rwose akakwambika ushaka kugenda umeze nk'udukatuni imbega yakwitaho ahantu ewana arakwambika neza akorera muri shike muri fro muri -1 nawe agira amakanzu meza bamwita murinyo abantu bose baramuzi aba murinyo bose n'abasitari mu kwambika bararenze noneho uyu murinyo design ukorera muri Nyarugenge mu isoko niwe nahise mereza igitekerezo ndavuga ntabwo twakora ibintu nk'ibi mananjye uko nabimweretse nabishakaga muri mind nawe yaramfashije uko twabitekereje byaje birenze ibyo twatekereje ari byiza bimeze neza igitekerezo gikwiye kuri Ndabaga none se biriya bikoresho bafite mu ntoki ni ibiki kubera iki hari icumu akaba n'ingabo rero Ndabaga
yabaga nawe urabizi nyine niba wararebye histoire yiwe ukuntu byari bimeze yari umukobwa wa papa we yari yarabyaye nyine yari yarabyaye umukobwa ari we Ndabaga akabura umuhungu nyine waza kumusimbura ku rugamba Ndabaga nyine akora ibintu by'amaboko nyine yitoza ibintu by'abahungu bose akajya gusimbuka urukiramende n'ibindi bintu byinshi kugira azasimbure papa we rero yabaga afite icumu ndavuga se nditwaza icumu gusa nafite ingabo ibintu nk'ibyo nyine turabihimba bivamo bibya ikindi kintu kirenze tutari tuzi. Wow. Mbese wowe uhitamo biriya ufata icumu ugafata n'ingabo ukambara bimeze kuriya nicyo kintu we mu mutima nicyo kintu nyine wari ugambiriye kwerekana ko umukobwa mu by'ukuri yakora n'ibyo abahungu bakora ko ashoboye. Wow. Ako ushaka kumubwira mwa mwatekereje nyine wa mugani ntabwo turatekereza hanyuma ugahuza ukavuga ati wenda iki sinzi bukibone ariko hari ibyo nakora siko Ndabaga ameze nko muri ya filime ya Wakanda ukajya muri Wakanda ukaye ko bari bambaye wenda ko byuri bubibone nabyo wabibura ugatekereza ko hari undi nyine wenda uzi wagerageje hanyuma ugahuza ibitekerezo ugakora ikintu kirenze kandi kiri kuri wa muco nyarwanda. Aha, ese amugari uvuze ngo kiri kuri wa muco nyarwanda mpita nyine nayo iri muri imwe ngiye ku giti cyanjye narabikunze nabonye nyine ko harimo creativity harimo watekereje mbega wambaye neza niyo mpamvu nari mfite n'amatsiko kumenya iriya cumu n'ingabo nyine wari ufite impamvu abitekereje mbega urumva ntabwo nzi ko byari bifitanye isano na Ndabaga nyine yuko ari wowe utekereza uriya mwenda wawe icyo kintu watekereza nibwira ko hari n'abandi benshi wenda babyibajije akavuga ati ese byari bijyanye n'iki n'umuco nyarwanda wa mugani mbega bihurira hehe n'iyo Mashariki Film Festival mwari burimo yes wari wabitekerejeho ko kwa mugani noneho ukibaza wabonye ko muri nabyo biri muri nka kara kajipo wari wambaye wabonye ko nako kari mu byatumye none bavuga Sualla wambara ubusa bamwe bati buriya se mu by'ukuri ubundi yabashije no kwicara ese umwenda utaratse wabura gute kwicara kara kenda gafitemo ukuntu gataratse ntabwo wajya gukora ijipo igera ku maguru umuco wabo wishe ni kuriya yagombaga kuba imeze nyine uko mwabibonye niko yabyagombaga umuco ariko upfuye ahubwo ku bantu batazi iby'umuco nibo bagiye bavuga nabi ariko ubundi uriya ni umuco nyarwanda nerekanye hariya kuriya niko abakobwa babaga bambaye mu gihe cya kera njye ndi kugarura umuco abandi ngo nataye umuco umuco sibwo ni icyaho wa mugani ababikritise nibo bafite ikibazo nibo batazi ariko ndatekereza wenda ari abana batazi iby'umuco cyangwa se batazi n'igihugu cyacu hano kiri muri Afurika. Afurika rero yose ugiye kureba imico iraza ni kuri iyi meze yego ngayo nguko ubwo urumva nashakaga kubaza mu by'ukuri ku bijyanye n'iriya ukwera urumva hari ibirori byinshi cyane Sualla amaze iminsi ari mu bintu byinshi buri munsi mbabona hari ibintu yapostinze hari ibirori by'uyu munsi byabaye habaye ibingibi mbega reka nkubwire urabona ko akundi umuntu ngo arimo uri mu bihe byawe bagenda ukabiserera mbega mbabona narabigeramo ibihe byanjye ko bafite ibibazo irahira ntabwo ndabigeramo pe tuzasara noneho kubera ko buri mwanya haba hari ikintu kandi kiri nyine gifite imbaraga kirimo gihitinga mu by'abari muri kariyeri yawe birumvikana n'ubundi ibiku byinshi byo muri kariyeri yawe nyine ukabona ko buri hantu hose urahari biriya bintu rero nyine birakomeye cyane nyine bavuga ko akazi kawe wamugana ukarimo urimo uragakora mumenye ku mbaraga rero ibyo bihumbi n'ibihumbagiza biri mu bantu bakina filime kuba nyine uyu munsi izina ryo rikomeza rigarukamo buri mwanya ngira kwa mugani niyo utatwara wa mugani ngo iyo udatwaye awards wa mugani ubyumva ariko wenda izina ryo ryavuzwe cyane hari icyo bivuze hari icyo bimaze birakimaze kubera ko narabyitabiriye ariko
wenda ntabwo ntwaye award ariko hari connection nkura aho hantu ushobora kongera akamaro kurenza abatwaye award. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri no kuba ntange ndi kumenya ibyo bintu uburyo bikorwa, kuko ngenda mu minsi iri imbere nshaka kujya negura amasho ariko yanjye ku giti cyanjye. Rero mba ngomba kugerayo kandi nkakora ikintu ku buryo wa muntu uri bumbone hariya azavuga nindamuka nanjye gutegura show izaba irimo abantu bameze gute, bazaba bambaye iki, bizagenda gutya, kizategurwa gute. Rero ni ibintu ngomba kujya ibintu byose banumiyemo mbyitabira. ubwo bwa nari umuntu ubona utabonye nka award mu kintu runaka agatavuga ati akababara akababara cyangwa akavuga ubundi se ko yabyitabiriye urabizi abantu n'ubundi abantu ntago babura uriya nawe arashya mu bintu byose abantu nyine ntago baburamo, ariko ngenzi icyo nshaka uko bivuze nawe nuko wabonye ko nagukomye hari icyo wabonye kuko nagiye wenda nambaye nk'ibintu bisanzwe cyangwa se bimenyerewe nta nubwo uri bumenye wenda ko ibyo bintu nahageze ntabwo uri bumvuge, ariko mu gihe ubashije kubona icyo uvuga nuko hari icyo uba wabonye. kandi wowe icy'ingenzi nuko umutima wawe ubutagushaka barumva ameze neza, ahubwo iyo nkoze ikintu kikagenda uko nacyifuje kandi kitanagenze nk'uko nacyifuje mba nzi neza ko next bizagenda neza. Ndumva nkwitegiguye nk'umwaka utaha award uzaserukana sibyo uyu mwaka wari uwo kwitoza gutwara award, undi mwaka munyitege urumva uyu mwaka utubanye isereri yo kugenda buri mwanya buri tukubona mu award runaka izutaha. Nibwo nzahita menya koko nimba cyakimenyane kibaho kuko nawe ndi gukora koko mana yanjye ibyo bintu ndabyumva we inshuro nyinshi, ariko siko kuko mbyibutse ko ibyo babivuga barabivuga ariko nyine wenda sinako biri, ahubwo simbizi nyine ukuntu bigenda, ariko muri izi nitabiriye nabonye nta kimenyane bagendeyeho pe. Nabonye uko mu maso yanjye uko byakagombye kugenda ariko byagenze. Yego ntabwo bari guhita bangira kuko njye navuga ko ngaragaye mu mafilime menshi cyane uyu mwaka, ntabwo rero nahita nzamo hari abamaze igihe kingana gute bakora. Yego ariko none izo umwaka utaha ubwo banyuzwa n'iki ndababarira umubyeyi uyu mwaka ndabumva cyane ikintu basabe. Yego umwaka utaha hasi waramukizwa n'iki bagomba gutwara ibihembo byose. Reka twizere ko ibihembo byose ugomba kubitwara kubera yuko urabikoreye kabisa, urakoze muri iyi minsi. Ngewe nukuri ndakwishimiye cyane, urabizi narakubwiye inshuro nyinshi yuko iyo umuntu arimo gukora kandi ari gukora cyane ibintu akunda nyine biroroha, kandi ni na byiza yuko abantu banabimubwira ndamubwira ko arimo arakora cyane cyane urimo ukora ibintu byiza utarimo ukora ibintu bibi. Hari igihe umuntu ashobora gukora ibintu bibi wenda ntugire imbaraga zo kubimubwira ariko ukamuhunga, ariko ni byiza kugira umuntu nyine ukubwira komerezaho yego umuntu nubona umuntu umuri iruhande ujya umubwira komereza, nubona arimo arabikora neza ariko kandi nanatana kandi wenda umuntu ushobora kwisangaho ni byiza nako ukamubwira kugira ngo wenda adatana cyane, kuko ujya ubibona nko wenda unabihita unabimbwiraho nko muri uno myuga ituma abantu baboneka cyane bagaragara cyane bamenyekana. Hari igihe usanga umuntu agira nk'amahirwe menshi yo kubona yagize amahirwe cyangwa agira amahirwe yo kubona amafaranga menshi, urumva nyine uko ugaragara mu bintu runaka niko harimo n'inyungu zizamo zijyanye na kashi. Noneho ayo mafaranga yayabona ukajya ushaka ikintu yagezeho muri ubuzima ukakibura, cya kintu iyo ukibonye ngo bari umbwire nicyo twagahereyeho. Nimba hari ikintu cya mbere kuri njye kinera ubwoba kuba nshobora gutana sinimenye, ariko byegeze kuza kumbaho ni naho nahise nsubira inyuma, ariko icyiza ni ukumenya ikosa ukikosora. Hari igihe nagezemo nyine kwa kwirara ubona nyine amafaranga ukumva
buri munsi ari buboneke cyagiye mubwira natandukanye na sheri wanjye nibwo nitekerejeho cyane naho mbere nabagaho numva nyine ku bibazo byose ari uri bubikemure cyangwa ibiki numva nta n'ikibazo na kimwe mfite muri ubu buzima pe none nyine iyo utarabona ikintu gituma witaho nyine utekereza ariko kuva icyo gihe nibwo natangiye no kuba successful mu bintu bimwe na bimwe uri kumva nkavuga ati amafaranga nimba n'urugero mbonye amafaranga runaka ndatekereza kuyakoresha iki mu gihe mbere nayafataga nkabwira inshuti zanjye zose tudusohoka twasohotse yego noneho mfite ukuntu niyo umuntu yiziwe agurira abahisi n'abagenzi uratambutse ngwino harya turaziranye uri umufana wanjye bagurya nari ngiye nyine gutana ariko Imana ibifashamo iramumura urangira aragahe nagezemo nyine ku kwiga kandi buri muntu wese agomba gutekereza ntidutekereze ubuzima bw'uyu munsi atekereza se nk'ubu ngize ikibazo gituma narwara n'urugero bikaba ngombwa wenda ndwaye impyiko ndwaye izindi simbyiyaturiye mu izina rya Yesu Imana ibindinde ariko nkavuga byibura nabasha kwivuza nasabye kandi ibyo bintu ahantu nahise mbitekereza ahantu bakina filime usanga abantu bo hanze bari nko kubashakira ubufasha si no muri filime gusa n'abandi ngo yabuze 8,000,000 kandi 8,000,000 nshobora gusohoka ayo nasohokeyemo nko mu mwaka arenga izo miliyoni kwa kutamenya kujera kutitekereza ngo umenye wowe wanyawe ubundi urinde nibwo nahise numva nyine ubwo wabunyishe ndavuga ati reka nkore nikorere amafaranga mbonye sinyapfusha ubusa nkoremo ibi ngibi ngira ibi nimbona gutya nkora aka kantu nyine ibintu byiza ku buryo ushobora kumpamagara ubu ngubu ukambaza wangurije 10,000 ntabyo mfite Sualla ndakwishimiye yego ntabyo mfite noneho igihe nshaka nta muntu noneho nka muri famiye hari nk'ukuntu umuntu nyine akwaka amafaranga azi ko wagafashe kandi ndi kurwana shooting yanjye ndi kubura nayo ndi bwishyure umukinnyi ndi kuvuga ndi kuburaho nanjye ibyo bihumbi bingahe bikangora rero umuntu ari kwiyubaka no gutera imbere biba bigoye pe gufasha sometimes nyine birakuvuna ariko abantu ntabwo babimenya nyine urumva ntashaka kubona nyine umeze gutya kuko urumva mu bintu byose byarahindutse no mu rugo barabizi ntabwo amafaranga nabahaga mbere ariyo nyibaha kuko ubu nsigaye nanjye mvuga niyiteho menye nyine icyo nshaka ejo hanjye ameze gute ndahubaka gute kandi ibyo bintu abasitari benshi birabagonga nibyo ugasanga ngo kuri umusitari nyine umuntu nakwaka amafaranga urirarira uvuga ati reka nguze kugira mwemeze cyangwa se mbeho muri ubu buzima runaka kugira nemeze umuntu yo ugasanga none ni wowe uri kugwamo mu gihe wowe watekereje siko ndi umusitari ejo filime byanze biragenda bitego bamwe na bamwe bari no gukura natwe turi gukura ejo niringira mu myaka 30 harya ubwo washaje barantumbwe ko 30 ushajishe Yesu ndavuga ku mwana wawe twayaga twumva afite imyaka 30 kumva bwe n'abakecuru none Sualla nawe nibavuze mwana we okay abakecuru bagenzi tumenya abantu mu myaka 30 gukomeza oya nibyo sheri hari kuba nyine iyo myaka 30 uyifite ufite ibikorwa bigaragaza ko iyo myaka nta kibazo ufite urugo rwiza ufite ibintu byiza nyine ufite imodoka yawe nyine imyaka ibiranye n'imitungo ufite yego aho nta kibazo yego ikibazo hano kiri kuba ufite iyo myaka utabasha no kuba wakigurira ikintu runaka ukabona umuntu ushatse nko kwambara nkawe ariko nta bushobozi ufite kubera ko ya myaka y'ubuto bwawe ntabwo wayikoresheje neza kandi inshuti yanjye nimba ikintu cya mbere cyiza kibaho ni ugukoresha igihe cyawe ukiri muto kuko niyo wakura ufite ya myaka 35 simbizi
njya numva nyine bamwe mu basitari nyine bari abakuze bayifite ariko ugasanga afite inzu yiwe nziza uramubona ubona afite imyaka 25 kubera ko nyine aracyita amafaranga arayafite rero wowe haranira kuzabaho neza imbere ku buryo uwo muntu uzajya uretse bazi ari bafite imyaka ingahe ariko muramubona ntabwo wajya gutereta umwana wa 20 umeze ukuntu ureba zari rero nyine tubeho ubuzima bwo gutegura ejo kurenza kubaho neza aka kanya ariko ejo bundi wow nawe iyo ubonye umukobwa umeze gutyo ubwo ndibanda cyane ku bakobwa kuko nitubwo duhura ariko nyine abakobwa hari benshi usanga nyine yagize amahirwe cyangwa agira amahirwe kubona amafaranga amuca mu ntoki akamuca mu ntoki ariko yose akayafata akagenda akagura imyenda ihenze amanekesi amabiju namba biju wenda ashobora no kugenda akayigurisha wenda izamura n'agaciro bitewe n'iyo ariyo n'iki ariko se nk'imyenda imyenda urayigura myinshi ngewe bazi ko navuze ko nazongera kugura imyenda ariko ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga kuko n'ubundi nyine ngiye ndikorera nanone ntiwiyime burundu ngo upfe nabi ugomba kubaho neza ko wagiye kuba uriho neza ibyo biguhesha akazi nibyo yego ariko nanone ukavuga ni urugero umuntu w'umusitari nta n'ahantu ukoreshereza imisatsi wenda ku buntu nawe ukabamamariza si ikibazo gikomeye rero ubundi hanze nta musitari ugura umwenda cyangwa inkweto cyangwa ibiki kandi nibyo dushaka no mu Rwanda bitera imbere wowe ukamfata ukaba ati ngiye ku mutwe ni Sualla ngomba kujya makorera ariko nawe akanzamura inkweto ni urugero ni izi ngizi ugomba kujya wambara ibintu nk'ibyo mu Rwanda wenda ntabwo biratera imbere ariko biri kuza birimo biraza rero bize dufatanye nabo ku buryo umusitari kuba ari umusitari bimugirira akamaro apana ibyo kubona umuntu agenda gusa ariko uzi kuba uri umusitari umaze mu bintu uri umusitari nk'imyaka ingahe ukitega bisi koko biba nyine bambabarira n'abavuga ngo wenda ngo ndiyemeye we ntabwo ari ukwiyemera ariko hari reka wenda utaragize amahirwe yo kubona platform amafaranga ariko se nyine yabaye umusitari ariko twamumenye nyine kuko ari byo yakoze rero nyine urumva rero biba bibabaje kandi abandi benshi babirimo neza batangiye kera bafite amafaranga bameze neza bose bageze kure keretse wowe nyine byagendekeye gutya ariko nyine ni handi ngira ngo no gusenga kuko ari igihe n'umuntu wamugana yifitiye inyatsi ariko inyatsi ni mu mutwe njye niko simbizi wenda twemere ko zinabaho ariko nyine nimba zinabaho urasenga zikagenda yego wow icyo kintu rwose nizere ko mu by'ukuri abantu baba babyumvise by'umwihariko abantu bari muri izo sectors igosha nabo mba ngiye numva ko twakomeza kuba abakene abantu nyine bo muri industry ya cinema cyangwa music cyangwa n'ibiki kandi twaragize chance nyine yo kugaragara yego hari amafaranga menshi yabaciye mu biganza wenda hari ukuba umusitari bigutunguye ariko byibuza aka kanya ukaba wenda aribwo utangiye ku musitari nibi rero bifatirana yego bifatirana biroroshye se biroroshye Sualla biroroshye kuko kamubwire gusevinga wamugani ukaniyitaho n'iki udufaranga twe tugasevingika birashoboka icyambere nyine ni ugushirika ubwo buti bavuga ati ni urugero ndi gukina muri filime 3 bagombe bakwishyure urajya gukinira ubuntu kubera iki hari umuntu bumva ashaka kuba umusitari cyane ukasanga filime zose akinira ubuntu kandi ari n'umusitari oya bibaho twebwe turakuzi neza ubamo hariya ariko ibyo kintu ntibaguhemba rero aho nyine ntabwo buri kwitekerezaho neza wenda ku muntu uri kurwana no kubaka izina birumvikana ariko nawe umaze kugira umaze kubaka intu zihesha agaciro icyo ni icyambere n'ubana kwihesha agaciro aya mafaranga ufashe ntugende ngo ubusitari bugushuke kuko baba bayabonye ko abantu bahembwa hari abantu bahembwa neza muri sinema
kandi nuko nyine babikoreye bihesha agaciro rero nawe bikorera wihesha agaciro umuntu ntabwo wahamagara ugira amafaranga wanga ntabwo umuntu akubwiye ngo ngwino kuri utu dufaranga nabo nyine wihesha agaciro bitewe nuko nawe umeze wow hanyuma kandi n'utubonetse byibuze usevinge umenye icyo ugomba gukora kigize gute ariko nanone unagende ugiye muri ayo masaro nimbura umukobwa umeze kumenyekana bwarangiye mugomba kunkorera imisatsi mugomba gukora ibi bintu tugafatanya nkabamamariza nanjye ngakora ibi bintu hari abantu benshi baba bashaka abo bantu ariko bababuze hari umuntu ukubwa uriya mukobwa namukorera hewe ndajya mukorera inzara ariko nanjye akamakinga ashobora ko kuri Instagram he hose yanwikiye ku buryo iyi saro yanjye nayo nyihesha agaciro abantu bazamo bakishyura nimba yari amafaranga runaka agomba kwiyongera kuko ni saro nayo iri kubaka izina ushobora kuba bitinyaga wenda umukobwa nyine uvuga uti se babyemera ubuse naca hehe ariko urumva yuko birashoboka ni ukuri ushobora gukoresha nyine iyo platform wagize amahirwe yo kubona ikakubyarira umusaruro kugira ngo nyine ibyo twakumenye turakuzi twahuye nkumbuye ko ngukunda cyangwa ko nkuzi bidafite ikindi biri buze kuza kukumarira nibyo nyine byo kuba umusitari kudafite ikintu yo man birajyana birababaza ndiko azavuga ariko ngiye nagize chance ntabwo ibyo bintu nabiciyemo ariko hari abandi babiciyemo so yo kubaho nyine ubura n'amayinite kandi uri umusitari rero ni ikintu gikomeye kandi wowe ubwawe wakagombye kurwanya bikemera ubwo w'icyo gihe iyo ufite wenda wabuze nk'amafaranga mu rudondo bibaruka ko ayo twabonye badufashe twose uratwinvestisa ahantu uravuga uti ndabikwibagiwe ariko bugiyemo hariya bakishimiye cyane birababaza cyane iyo ubonye nibyo ni ukuri iswara ibintu ntibavuga ngenda kubwiza ukuri najyaga nasogaga n'inshuti zanjye kandi ntabwo ubwo nimba ari amashampanye ubwo ntabwo imwe yadutwira kandi imwe se nangahe mowete si 5 bito ufata nka mowete zingahe ububazo ubwo bucucu nabaga ndimo mbabarira umbwire kuryo ushobora abantu nk'amamowete nka 5 cyangwa 10 ukabahereza aho ngaho mukanywa mbabarira umbwire nkahorana ibirori nimba anniversaire ugateguraho uri kumva ariko nyine hari igihe biba bikenewe ariko basi uze kwigaruka wiyibukeho yego ariko buriya wenda tumbere ko turenga okay tuvuge nimba ari anniversaire ugiye gutegura pe birashoboka cyangwa se ndari n'umuntu uri kwigutegura si wa amafaranga ari buveho wenda ibyo byo nta kibazo ariko nanone uwo muntu umubwiye ngo rero ngewe ayo mafaranga reka tuyagabanyemo kabiri bigende gutya n'inshuti nzigabanye hazemo abangaba dukora utuntu dusa neza twiza kandi dukeya n'abantu bari bose bishime banyurwe n'ibihari andi nyakoresha akantu z'ubu nkeneye kamera nkeneye ibintu byinshi ndi gukora filime yanjye ariko ntabwo nabona ariko uzi kuko iyo watangiye gukora nibwo nta mikino ihari utangira kugenda utekereza mfite kamera yanjye yagenda gutya kamera yaza abona ari naguze sound ngewe bavuga ati sound iraje ariko nta kamera nkeneye computer yo kweditingiramo ubwo ndahita niga no kweditinga ngiye byikorera ngende ngabanya utuntu n'utwo ngutwo kandi ibyo nabyo bikeneye amafaranga yego iyo watangiye business ibindi byose birizana ariko nabyo birasa ubwo tureba ari amafaranga yose watakajwe tuvuga uti yo mbimenye nta kibazo ariko Imana ishimwe ko wabimenye hakiri kare nyine bitararengera I wish ko n'abandi bakobwa beza benshi badukurikiye muri aka kanya iki kintu bacyumva n'ukuri kwa kundi umuntu ashaka gushukwa n'ubwiza afite nko muri aka kanya ashaka gushukwa na hit afite ashaka gushukwa mbega nicyo n'umuntu banari kumwe icyo kintu n'abantu mugenda rwose buriya ngiye nahinduye inshuti yego ubu ngubu nkubwiye ngo inshuti z'abakobwa ni hafi ya nazi kubera iki ni izinyabirori cyane gutekereza nyine ko mwagira kandi ibyo bintu ntabwo uri umuntu ufite intego yawe n'ahazaza cyangwa ukajya witekereza wahise ubona ndamutse ngize nk'ikibazo nk'icya miliyoni runaka
cyangwa se ibya miliyoni tubivemo n'ibihumbi 500 ninde muntu wabimereza muri izi nshuti turi kumwe niho uhita utangira kumenya ubwenge yego nibyo ugatekereza gutya none vuga ngo kirarengereye kibaye ikibazo gikuze muri famiye n'indi uri buyagohe twebwe wenda tudafite famiye zifashije yego n'indi uri buyagohe ubwo uhita utangira kuvuga gendana buriya hari umwana yajyaga kuri tuba akavuga ibintu byinshi bitari byiza ariko ejo bundi yavuze akantu k'ubwenge ndomirwa nkavuga uti burya no mu n'umusaza arasaba akagwa ku ijambo yavuze ngo iki cyangwa bahita bamumenya mwihorere yataza kugusarana nibajya yo yavuze akantu k'ubwenge karenze pe nyine umuntu wirwana n'abantu nyine reka tubivuge ngo badafite icyo bahomba kandi wowe ufite icyo uhomba wow birashimishije buriya nta kintu cyiza nko kubona umukobwa mwiza uzi ubwenge ntabwo ushaka kubyumva urabuzi Sualla ntabwo nzi ni ukuri urabuzi kubera yuko uri mwiza uri no kuri iyo hit muri ndibwira ko abantu benshi cyane bamaze barakuzi kubera ko uri mu mafilme menshi cyane kandi yose wa mugana arimo ari gusakuza cyane muri iyi minsi hanze ahangaha niho ngo izina ryo ririmo rirakura cyane biragoye rero yuko nyine ushobora gusanga hari mbega kugira ngo umuntu abashe kubihuza atekereze ku hazaza he ntatwarwe n'iyo femme nyine ngo umubuze guhumeka n'uburyo ishukanamo mbega ntutwarwe n'ibyo bintu byose ni ubwenge no kumva ko muri no si turimo y'abana b'abakobwa bahora muri party bahora muri birangira nabi birangira nabi birangira usanga imyaka yo gukora yaragushiranye warayimariye mu mashampanye ese undi wamugana kiriya kintu reka nkubaza wowe nk'umukobwa iyo ubonye nk'umukobwa mutoya yasinze yabaye ibyatsi kabisa birambabaza mbabarira umbwire wowe iyo ubibonye birambabaza kuko buriya ntago mvuze wayini cyangwa champagne kandi ndabyigurira ngiye mu rugo ugasanga mfite akawayini ndi kwinywera nta kibazo na kimwe mfite nzi nk'urugero rwanjye rugera ariko nimba uri umukobwa ukaba usinda ukagwa mu bantu cyangwa se ugasinda nyine ugakora ibintu bitagombye gukora ibyo bintu uzabiregreta nko mu myaka ingahe iri imbere hari n'ababikora nyine bakabyikoresha kugira ngo bajye hiti nibyo ukisindisha ukagwa tukagufotora ngo kugira ngo ukumugire hiti cyangwa se nkaba natashobora kuza mu kiganiro ndi soba kugira ngo mwaza mu biganiro byose nasinze cyangwa ukanza ugakubita akantu hirya ho gatoya kugira ngo nze gukora akantu ngo kari butume ngo abantu bamba ibyo bintu se kuyo utabigiyemo n'ubundi ikintu ari icyawe ntibazagushuka ikiraba rero niyo mpamvu ugomba kubaho wowe ukuntu bishaka ariko bitazakuzanira ingaruka mbega nawe bigutera agahinda cyane kuri biba binababaje uzi ukuntu abatipe bajya bavuga ngo ntago ngo abakobwa tubwirwa dusindana ntabwo tuzabarongora nibyo busheke ngo mu busheke kandi nibo babasindisha ariko ngo n'abana babiye abakobwa bakwiye kumenya ubwenge yego dukwiye kumenya ubwenge rero kumenya ubwenge ni gute umuhungu nakajya avuga ngo arakugurira inzoga guhera kwa mbere kugira ibikire izo champagne ariko no waba uri mu rugo ngo umubwire ati wenda mu rugo iwanyu bagize ikibazo cyangwa se nawe bakigize ukeneye amafaranga runaka ujye ubimupimira aho ngaho ay'inzoga arayaguhaye kugira ibiki ariko ay'ikintu cyakugirira akamaro ntashobora nganyumva ko umuntu abona n'umugome akagufitiye umumaro nta kintu ashobora kukumarira ariko ay'inzoga kuko wenda nusinda hari biri bworohe byo muri muganire byose buriya se mpamvu shaka ko ariyo mpamvu simbizi cyangwa se ari ntabwo nzi ukuntu bigenda umuntu ashobora kuba uzareba abantu banywa inzoga cyane cyane abakobwa nta mukobwa ukunda kwigurira inzoga nyine wenda mu rugero buretse ngewe nariguriraga
ako Sualla ni njyewe mukobwa wigurira njyewe umukobwa wigurira wenyine urumva nshobora kuvuga ngo nguze iyo champagne ndumva nyikeneye nakoze naturikije diro nziza ibintu byanjye byaciyemo bavuga ni ihembe nanatekereze neza ibirimbe ibikurikiye uri kumva ariko akenshi nyine abakobwa abahungu nibo babagurira izo nzoga none umuntu akaba yakugurira agahora akugurira kujyana muri ibyo bintu ariko atanagufata byibuze ngagutekereza wese uyu mwana ko duhorana muri ibi bintu igiki namukorera cyamuteza imbere basenda nakugirira n'impuhwe yakugirira n'inama uyu munsi uri muri hangover umeze nabi aturi he ngo ngwino tugenda hanze aho byabereye ibiki ugasanga umwana wawe uratitaye atizibiki kandi n'isura irapfa n'umubiri ukangira ukazana ikida kinini ibintu nk'ibyo ngibyo kubera iki kubera uko kutimenya no wow yego rero mana yanjye abakobwa rwose duca akenge abahungu ntibakadushuke kubera ko sheri araza akagushuka ejo bundi yajya kurongora agahita ajya kwirongorera umwana umeze neza mu bipangu utajya unasohoka atanazi nawe ndetse urumva atari ibyo yawe nkunda bashyigikiye none se wowe arakubwira hakubwira ariho hose byatwagiye mbega ntuzi kuvuga oya ntuzi guhakana hari igihe nyine umuntu aba yarabaye addicted n'inzoga cyane ikindi kiyobyabwenge ugasanga byaranze kandi abo bana bamaze kuba benshi birababaje Sualla rero impamvu mubari bumajije ikibazo nk'iki ngiki arazwi kandi hari abana b'abakobwa benshi ndashaka kuba bamufataho nk'icyitegererezo bamukunda iyo wumvise rero umuntu ukunda afite imico ihabanye n'iyawe ishobora kugufasha guhinduka ushobora kuvuga uti nimba Sualla ari umukobwa mwiza akaba ari umustar akaba atanywa nyine adashobora kunywa ngo asinde mu ruhame agenda agwirirana akaba akora akabasha gusevinga akaba twabonye nimba banamuhaye niba ari umuntu uyaguhaye basi ukamenya nimba aguhaye 20 ugakuramo 15 ukayinvestisa bitana akaba ari ibyo urya wenda uwo mwana agashaka ko yahindura nk'imyumvire kandi nkabambayeho neza rega gusevinga ntabwo bituma ngo umuntu ngo acupira c'est ça ntabwo ushobora gutuma umuntu acupira n'ibyo ego gucupira ahubwo uzi se ni kwa konde nyine udutinywa utita ugahora wasinze nubona umwanya wo kwita ku mubiri wawe numenye umwanya wo gukora izo siporo ndetse nanjye sinzi gukora ariko nubwo nazikora byora ngiye nshishamo nkavuga ati uyu munsi wenda hari umunsi mvuga ati ntago ndi burye nyine nkamara nk'iminsi ndya nijoro gusa mvuga ndarya imbuto zonyine ariko uwo mwanya usinda inzoga n'inyama biragendana kandi mbaye ikintu cya mbere kibyibushye birakorana fresh kandi noneho bikajyana n'isukari ko wanyweye inzoga gitondo ukeneye ibigufasha ukeneye kubikuvura hangover ubwo ni inyama ni boilo kandi nanone urakenera fanta ikonje cyane iri bugoze shobana yaje ubwo urumva iyi sukari urayinjije iri muri fanta n'ibiki yo ibyo byose uri muroha mu mubiri wawe ukajya mu mubiri si uwawe pe mbega ntabwo ufite urukundo ntabwo kandi ikintu cya mbere buriya ni ukwikunda rero harimo uzi ikintu kibabaje Sualla harimo abamva yuko nyine kubera ko yakoze ibyo ngibyo aribwo yikunze nubizi kubera ko nyine buri mwanya hahiye aho byabereye hose ahazi arumva yikunze nyine ngo akora ibyo akunda njyewe kandi noneho ikintu nyine urubyiruko rutazi ni uko twebwe abantu nyine wenda wambe natwe ku bari kuza noneho bari munsi yacu bafite ibibazo bikomeye isi iri guhenda kurenza ibindi bintu byose bibaho ku buryo uzasanga nk'abantu babana mu nzu ari nk'abangahe n'ibiki rero ubuzima turiho aka kanya nyine nubwo tutabwishimiye ariko wambe nabwo ubu ugiye kuza burakomeye ku buryo uzi ubwenge utabuka abaye uri mu kabari cyangwa mugani wawe kumva bindeye ikibazo tuba twagiye ariko nta kibazo uwo biba bigenewe n'ubundi biba bigomba kuza kumugeraho yego noneho rero wenda turimo turagenda tugana ku musozo none ngiye kukubaza twa tubazo twa tundi tw'amatsiko
sibyo wampakaniye yuko utari mu rukundo na Nsabi niko aduhakaniye abanyarwanda neza ko mukundeba noneho ibijyanye n'urukundo ubushize arimo kumbwira umusheri ngo bitagenze neza ariko nubwo bitagenze neza icyo nkuyemo gikomeye nuko mva ko nyuma yaho aribwo bitekerejeho ubuzima bwawe bukaba bwarahindutse uyu munsi ukaba uri ku murongo urabona bya bindi mu kintu kibi hari havamo ikintu cyiza hari abahayishemo ikintu cyiza wowe utazi ugatandukana n'umuntu kuko ugasara ukabura amahoro ukagira gute ntumenye yuko ariho umugisha wawe uri gutandukana n'uwo muntu niho ugiye niho wowe wanyawe agiye kuvayo kandi mwiza n'icyo kintu ntabwo ushobora kumva ukuntu kinejeje uzi nk'ubu ngubu hari umuntu watandukanye n'umuntu wasaze muvuga uti ubuzima bwanjye burahagaze burarangiye ni umuntu akazangaje kukugira inama akaba ariho noneho sasa ubikwibutsa ahubwo noneho kumva wa muntu uri kumukunda kurenzaho noneho ukabura amahoro ukarwara kandi sheri uzi muri cyagiye ukuntu asaga nabi nyine kwa kutitaho wiyanze udashaka no kwisiga no kugira ibikigumva nyine uri kunywa inzoga kugira ngo wiyibagize kandi noneho biri kura kurenzaho Imana ishobora kuba yakugaruriye hafi yangaruriye hafi pe ndayishima wenda ubu aka kanya nshaka kuba nameze nabi utameze nabi wowe ntabwo umeze nabi urasa neza oya ndi kuvuga iyo nkomereza muri uwo murongo birashoboka ko byari kuba atari byiza nk'uko birashoboka ko tutari kuba turimo no kukubona aka kanya oya ntabwo kumbona biba bihari urabyumva umuntu akagenda agahisha inyenyeri yawe nyine itumuvayo abakobwa banjye kakana mwakumvise iyo utandukanye n'umuntu ntabwo ubuzima bwawe buba buhagaze ahubwo hari igihe buba bugiye kuba bwiza cyane kurutaho hari igihe byo gutuma wowe wanyawe ufata umwanya wo kwitekerezaho no kumenya icyo ushaka no kumenya ibikubereye no kumenya byose uyu munsi se mu buzima bw'urukundo bihagaze bite hari umuntu nkawe bimeze gute bimeze neza arahari ubu umeze neza uri kubona umuntu ukwandikira ari umurongo arakubwira ngo akora uzi kuba muna mu gitondo ngo kabyuka ukabona umuntu ukubwira na bonjour ngo kugira ngo uri ku isi wenyine siritu noneho nko ku bantu nyine bamenyereye kubaho bakundana biragorana ariho abantu batajya bashoma iyo ntabwo yabishobora nyine yaba yumva akumbuye izo moments yego kubera ko tuvugisha ukuri urukundo ruraryoha nibyo yego ubu uyu munsi umuntu arahari bimeze neza ndakishimiye cyane none se akandi kabazo k'amatsiko ni iyihe role waba warigeze gukina muri filime ikakugora ni role ndi kunywa itabi urumva mu buzima bwanjye sinjya nywa itabi ibintu bigendanye n'itabi ntabyo nzi noneho nakinaga mu ndoto bahampaye role y'ubushinzi rimwe nari nyiza gukina ubwo aribwo nari nyiza gukina kuko nari narakinnye muri Matayo high school ariko muri Matayo bamaga ubushinzi busanzwe buri aho bwo ku ishuri n'ibiki nta kintu byari bitwaye cyane noneho banjyana mu ndoto ngo ndi bukine nyine ndi inshinzi nywa n'itabi ngira ibiki nubwo mu rugo icyo gihe bari bataranabyumva neza abantu bo muri famiye ibintu nk'ibyo ngibyo none baba bakubonanye ibyo bintu by'amatabi noneho sosiyete ubihuhura mana we icyo gihe nyine bari banzi nk'umwana witonda utanavuga kubera ko ngiye ni gutyo nari imeze mbere ariko n'ubundi ntabwo nsaragurika ariko nyine ubona ko byo banatinyutseho mbere nari timide cyane ego noneho ubwo ngubwo ndabakarabaye ndanywa itabi gute bakambwira ati iri ntabwo ari itabi ni ibintu babasizemo kugira ngo mwerekane nyine ko ari irya nyaryo yese kumbe yesu we rero yarangoye pe kubera kuyikinana afite ubwoba kuyikinana nyine numva uburyo ki mu rugo ari buyirebe ari ikintu kiri buce kuri televiziyo Rwanda kandi noneho mu rugo yavagaho amakuru yavagaho ari hitegera n'ababyeyi bose bakiriha bagihari bayitegereje bareba amakuru umva amakuru avaho bakomerezaho byarangoye byarangoye ku buryo ntekereza ko natabikoze na neza kubera ko nawe utari nyine wumva ko utari
ariko indi yangoye izindi ntabwo zangoye iyo niyo yangoye pe numva irakugoye ya yindi bigeze kuvuga ngo y'ubushinzi iyo hari y'ubushinzi hari n'iyo ngiyo yo kuba hari yindi numva y'ubuzima ariko bura iri muri ihe filme ra imeze nk'aho barimo kugufata ku ngufu bayita hari iriya bitamara nayo banyine bafatwa ku ngufu inshuro 40 kubera ko uwo mugabo mbaho abagikuzimu nyine akora n'ibintu by'amashitani noneho baramutegetse abafite mushiki w'urwayi kubera ko yari yaramutanzemo igitambo ariko kwa abamukunda akifuza ko yakira yego yarangiza gukira akamubwira tuzafata umwana wa mukuru wawe ku ngufu izo nshuro zose hanyuma ku nshuro yanyu muzamwica ayo maraso uyaha uwo mugore uwo mushiki wawe ahita akira urumva none kuko barakundanaga nyine uwo mushiki we cyane kandi urabizi ko bagutuma ibintu ukunda birangira nyine amfata ku ngufu gutya na gutyo bagende bayirebe ni filime nziza nyine izo moment ibyo byo gufatwa ku ngufu ntago abantu bakagira ngo nibyo biravuna kura banza numvaga ariyo ntekereza ko ariyo uri buze kumbwira urebe kubona abantu barimo kuvuga ngo biravuna none hari n'indi nayo yita umugabo wanjye nayo baba hari aho umuntu umeze nka papa wanjye bamfata ku ngufu ariko ntabwo ari papa wanjye mama wanjye yarabimishe kuko aba yarishe papa wanjye atabishaka umugabo akamufata amashusho akamubwira ati rero umukobwa wawe ariko nawe uwo mugabo ababikora kugira babaze mama wanjye ngo mama wanjye yaramwanduje sida ariko abaho so umuntu utareba umugabo wanjye ukaba utarareba intambara y'ubuzima ukaba utarareba mara ubwo warebye filime mutubwire bimeze bite mu mutima na Apolline nawe yaje uw'Imana ari filime tugiye gukinana nayo muzayireba ndaza gupostinga ku ma Instagram yanjye I am Sualla ku Instagram n'ahandi hose ni I am Sualla uretse kuri YouTube ho ni irare Sualla amafilme yawe mujye muzireba abantu mukunda ibiganiro mutware mukunde na filime yego nukuri turabasabye muzisharinge kuko ni stories z'iminyigisho zabafasha none se tukiri kuri byiyorore mbabarira umbwire nyine wowe ntabwo wumvise abantu bafite mbega ntabwo hanze bakubwira ati se bere mwabikoze koko biba bimeze gute ego kwaravuga ngo se bere ngo bakabifata nk'ukuri none hari akantu nabonye nyine nakoze ikiganiro ndi kubwira ngo bafatamo ako kantu gato ngo nafashwe ku ngufu inshuro 40 bagashyira hanze mana numva umujinya nyine ko kudubura tumbise ikiganiro cyose cyangwa se akabizi ko ari ikiganiro cyose bari kugira ngo acuruze agakatama ako kantu ntabwo biba ari sawa ariko rero ntabwo baba bamfata ku ngufu kuko baba ari director nyine bari abantu bose bafata amashusho nese mutekereza ko batereka kamera bakisohokera nyine mugafata ama position ameze gute nyine ntabwo hariya ako sibo ninjya kubivuga batuma batayireba hari igihe biba ari nabyo mu gihe ntabwo biba ari byo batubwiye ko bibatari ibyo ko bareba buri gukira kandi nibyo birumvikana none se mwanya biba biri gufatwa nabi aba ari nk'abantu nk'ijana nabwo baba bari kuduha igitekerezo ati wapi wunamye nabi ati unama gutya gira gutya uriya director niwe mu bireba niwe zira izo position nyine ntabwo uvuga uti mana yanjye tinakinnye nyinshi wumve ko ngiye ari cyo kintu numvaga ntekereza ko ari uri buze kumbwira nayiragoye ariko yo kubera ko nari natangiye kuba ndi kumwe n'abantu benshi maze gukina filime nyinshi maze kwiga ibintu byinshi no kwisobanukirwa kumenya icyo nshaka navuze n'ubundi nta kazi ngomba kugakora nk'akazi ntabwo mu mitekerereze yanjye hahise hazamo ikintu cyanzitira ku buryo nayikina nabi niyo mpamvu bitangoye cyane ariko ibindi byo nabaga ndi gutekereza kuri famiye gutekereza ko abantu bari bumbone no kubikora bwa mbere ni iki
ubu ngubwo nyine warakuze urimo uratekereza bavuga ati ni akazi imbere y'ibindi bintu byose. Yego ni akazi kandi icy'ingenzi ntabwo ari ibyanyabyo. Ari ibyanyabyo. Wow. None se iyo wenda izo sene nyine iyo bamaze kuziguha ubu ngubwo byibuze famiye bwo iba yarabyumvise nibwo wenda utayitekerezaho nyine ntabwo muhama amasha guhamagara cyangwa undi muntu aguhamagara ati none se Sualla biriya bintu wabikoze nyine w'umuntu wo muri famiye wenda utinya cyane ukomeye. Ego ko mama buriya niwe muntu nyine ni numva ko nagatinye kuko niwe mbavuga ngo aramutse anyanze wenda ubuzima bwanjye bwahinduka cyangwa se byagenda gutya ariko ibintu muze akabasha kubyumva abandi bose nta kintu baba bambwiye kuko ndamutse ngize ikibazo kandi mama wanjye wanyumva. Rero abandi bo ntabwo mbitayeho kuko ubuzima n'ubwanjye ngomba kubukoresha icyo nshaka ariko nanjye kitangiraho ingaruka niyo nuze ngenderaho. Ukavuga icyo niyemeje kugeraho uko byagenda kose. Yego ikiretse bibaye ari ibyanyabyo nyine ndi gufatwa ku ngufu bikaba by'ukuri ariko mugenzi neza ko ari filime. Yego. Wow. Hari iyindi rero ugitekereza kutakina kavuga uti iyi ngiyi umva ko nakinnye byinshi iyi ngiyi nta nakora rori ntatakina ni bitari kubaho ukavuga uti iyi ngiyi aya mafaranga ndayarata ntabwo ndi murayatwara kabisa muhereye ndetse gukina rore nambaye ubusa buri wenda ndi kumwe n'umuhungu nyine wenda biriya ibintu bibi ntabwo kuriya tubibona neza muri za filime zaho byo ntabwo bishoboka. Yaba bari bukubwira kuri bujya kuri iyo babwira iyo yose mbega ari wogize chance zo kujya muri bafite ahantu limite yanjye ngomba kugarukiriza ibintu ahubwo uti niyo mwambwira ngo ngiye muri wapi simbizi wenda nuko batarabimbwira cyangwa numve nta mafaranga narumva ari abantu bavuga ngo ubwo nuko utarumva amafaranga batanga ariko ayo mafaranga sinyatekereza pe yatuma wambara nakora biriya bintu byose. Ibyo ngibyo ndi tumwe mu twazenda twamatsiko kuri Sualla ubishobora ko nayo hari n'ibindi ufite muzabitubwire Sualla n'ubundi tuzongera tumutumire natwemerera yongera bituganirizeho. Ndumva ngiye byo nabifite ari ibyo ngibyo bakomeza gufollowinge kuri social media zawe mu mushyigikire by'umwihariko muri filime ye ica kuri chaîne ya YouTube twakomeje tugenda tubivugamo gahoro gahoro bayita Mara ica kuri YouTube irare Sualla mukore subscribe mu sharing mu isangiza abandi kuko naga filime keza kandi ndi gutegura no mu minsi imbere kuzabaha kandi so rero abantu banje nabwo bajya bicwa n'irungu. Waprodinga inshuro nyinshi na prodinga 3 mu cyumweru nako ariko nibigenda neza nyine maze gufatisha ntago buri munsi za na prodinga buri munsi. Mwabyumvise uko mumureba cyane ko muteza imbere ko mumuhereza akazi kenshi niko nyine abona amafaranga kugira ngo abashe gukora ibyo byose turimo tuvuga hanyuma azajya duhereza filme umunsi ku munsi sibyo. Kandi ndabyizeye yuko Sualla azageraho n'umukobwa mwiza uzi ubwenge uzi gufata icyemezo uzi nyine urumva mwabyumvise nda mu kiganiro twagiranye y'umuntu yo wumvise nyine yuko hari adakangisha yuko ari mwiza adakangisha ko afite hit adakangisha ko afite fame nini nyine akabigendamo gakeya akibuka ko agomba kubaho mbere na mbere nyine atekereza n'ejo hazaza ntako bisa ku mwana nyine uri mu myaka nk'iyi ubundi hazaga ntabwo turimo gupfa kubona abakobwa nyine babitekereza gutyo cyane yumva yuko udufaranga twose yabonye uburyo bwo bwose yaba yatubonyemo agomba kwiyitaho gusa ari ukwishyiraho no kujugunyira mu bintu byose guhereza umuhisi n'umugenzi rero ubonye ubitekereza ubizirikana ntako bisa. Hari ibindi bikorwa ashaka gushyikiramo Sualla tutavuze ese nk'ahantu hostinga hakozwe ko ari ibyo cyangwa hari ibintu byo guhostinga nasaga nk'uwabivuyemo gusa ni hostingire yanjye niramuka itangiye muzanyemera ngaruke nongere mbimenyesha abantu cyane yego kuko ndi kubitegura kuko
kuko bizaba ari ibintu bitamenyerewe bidasanzwe byihariye kandi ego ndashaka rero kubitangira ntabwo hari abo turi gukorana ariko tutarumvikana neza ntabwo nahita mbitangaza ku kanya bitarajya mu buryo buriya n'ibijya gutangira nzaza ariko nabyo urabiteganya amafaranga ko ngomba kuyashaka amafaranga ko ugomba kuyabona ayo mafaranga ko Sualla yashaka ndayashaka pe mumbabarire mu nyumve ko aya mafaranga yanyu nyashaka aya mafaranga urayashaka kandi ugomba ariko biranshimisha iyo ndi kubona natari gupfa ubusa kwa kundi ngo wiriwe mu rugo yo cyangwa utari kuyakura kuko utari kwicara ngo urindire ngo uriya muhungu azaya ngo uriya muntu aza ibyo bintu byo mbere na mbere kugira atera imbere no kubyikura mu mutwe no kwivanamo ayo mafaranga y'abahungu no kwivanamo ugashaka yawe kandi biraryoha mana iri kwirya amafaranga yawe utuje uvuga ngo konti yangireho bimeze gutya business yanjye iri kurandinga ibintu byose bimeze ibintu byose biri kugenda yo baba mufite amahoro muri wowe unasa neza niyo utanakora ibintu byinshi nyine uba wumva utuje kandi nyine buriya ibintu byose biheramo imbere iyo mo imbere bitameze neza n'inyuma ntabwo bimera neza wow ndagushimiye cyane wakoze cyane ku mwanya wawe mwiza waduhaye wakoze waje usa neza wambaye neza mbega byose byari biri kuri gahunda wakoze cyane uduha ikiganiro cyiza umwana w'umukobwa ashaka kwigiramo umwana w'umuhungu ashaka kwigiramo yaba ari urimo kuzamuka muri sinema yaba ari kuzamuka mu bindi bintu ibyo aribyo byose by'umwihariko wenda uri muri ibyo bintu bishobora gutuma amenyekana nyine uwo ari we wese ashaka gukuramo inama ye akavuga ati ubuye kumenyekana ntabwo bukwiye kumperana ngo nibagirwe icy'ingenzi cyangwa se icy'umumaro yego mbega harimo ibintu byinshi cyane umuntu ashobora kwigiramo wakoze cyane akoze nanjye nishimiye kugaruka hano Imana ibamere umugisha abakunzi banjye mwese mujye muza hano mutere komante sibyo tubabone uri kumva mukomeze mukora ibiganiro byiza urabizi nawe kubwiye mbivugiye kuri kamera se n'ababeshyi niwe munyamakuru nkunda pe kubera ko nyine kubwira umuntu ariko ndamukunda pe kubera ko ukora ibiganiro byiza byubashye kandi birimo inyigisho rero Imana ikomeze kubimegisha myinshi amen urakoze Sualla urakoze cyane Imana iguhe umugisha urakoze sibyo kandi wakoze cyane no kuduha umwanya ndabizi ntabwo biba byoroshye ku muntu ukora cyane kugira ngo abone umwanya aguhereze isaha cyangwa amasaha abiri cyangwa mbego aguhereze umwanya we ntako bisa wakoze cyane kandi urabizi ko nanjye ngukunda umukobwa mwiza umukobwa mwiza kandi uzi ubwenge ngewe ibyo bimfata mwakoze cyane rero namwe mwese turi kumwe muri iki kiganiro nizere ko hari icyo muvanyemo nizere ko hari icyo kibamariye Imana ibahe umugisha mukomeze mushyigikire Sualla mu bikorwa bye bitandukanye mu gukurikire kuri YouTube turi buze no kuyipininga natwe no kuri kino kiganiro mbega mugiyeho mukande subscribe musharinge filime ni nziza cyane nutureba ndabizi neza kuzazikunda harimo abastar benshi batandukanye mbega uzazikunda ndabizi mwakoze cyane rero nyagasana barinde bye bye